nicujije rimwe kandi umudebone yitwa Mudindiza ntago zongera kwicuza harana kwijyana Mutesi na Frederick ko bagiye Dubai haraciriritse oya hari n'umuntu yanjyana nkajya kumusengera atari n'umugabo wanjye ngaho mbwira umugabo wanjye bayita we umugabo Dubai haraciriritse ariko umva icyo kintu nyine Dubai haraciriritse shano kuri hari ni hafi pe nshaka ku nyanja hamwe mu micanga ahantu heza kandi ngiye noneho kwabuki ushobora kutazakurira hafa hariya harasanzwe ndumva haciriritse hariya sinahemera ariko se Dubai ko bahari ku nkunga ya Mutesi bari mu gihe cyabo bagikoreshe neza kuko nabo bafite ariko utuvideo Mutesi na Frederick bari Dubai batende nanjye hari utwo bafite nanjye mfite ahondi rwose batwike nicyo gihe kuko nubundi tuzaba icyambere uriya mugabo afite ibikomere by'urugo yavuyemo Mutesi afite ibikomere by'ingo yavuyemo mwaretse bakishima ko wenda utazi igihe cyabo nababara umwana wanjye yaburaye nababara Slim Jesus biterwa n'iki waba ureba iki we mada niko warebye niba batana mukubise hari azaza bamumenya umutwe umutera umugongo usange arayavirirana arindi yavira imbere mwagiye mureba abantu mukinguriye erega umuntu ashobora kuva mu rugo ari muzima akagaruka bamuhohoteye ubu hari umuntu twumvise biraza kumugirira umumaro hari abantu bakunda kwimvira bino biganiro ukumvandire nk'ibi nabavuze ngo ngabazi igikomere cyabyo koko nyine kugira ngo umugabo ateye yasinze shangwa yanywere yose yamaze ngo nazaza kunukira inzoga kibazo nuko nubundi mu gitondo bitari kubuze kumwaka iposho birakubuza kwifuza ko umugore guherera ku mugabo we nubundi kuri urimo uramutera umugongo kandi mu gitondo uri mu mwaka iposho kubwo wamwereye imbuto ukareba ko yajya ataha kare je numvise agakoryo numvise nagakoryo cyangwa se n'umuntu nagakoryo je nagafashe kagakoryo kubera ko naje gusanga indyarya n'indyamirize noneho umugabo ngo yahora gataha atinze mu gutaha atinze umugore akagira uwaganiriza burya inshuti nziza ikubakira urugo ngira ati je umugabo wanjye ahora ataha atinze rwose byaranyobeye ndaramubwira ati rero wowe najya atinda jya urya uryame usinzire kare ahubwo uze gukora izamu ubyutse naza agusange mu ntebe uri guhondobera yego agire ngo wahagumye waharaye umugabo rero burya hari abagabo bagira impuhwe bagira umutima wa kimuntu akaba ati se mada we mada niwe yarayikurira ntago waryamye none umugore ati naryama utaraza koko umugabo mwiza yego seruka mu rugo bagasusuruka umugabo abwira inshuti ze sinzongera gutaha ntinze kubw'impamvu y'umugore wanjye yego arara yicaye kandi igitotsi yagikase arakanguka aza kuza kumutegereza nyuma yego igihe kimwe ngewe nigeze gutegereza umugabo sankagira inkuru ndamutegereza ibiryo nasongaga ubugari aruko hageze amazi akabira nkongera amandi amazi akabira nkongera amandi ndamuhamagara ndamubwira ariko se papa amazi ko yabize akakama nkongera amandi turi buryo ubugari ati niko se mada hari inkono najyanye none se wabuze icyo urya ndangije ndamubwira nti rero numvaga ibyari kuba byiza ari uko twari gusangira kuko urabona ubugari ni ikintu gihora nago hagabura ubugari niyo busangiye burya ngo nibwo buryoha none niyo buhoze nkumbuye ubugari Sandri nkumbuye ubugari urabukumbuye aha uzabuhahe ntibuhenda nanjye wazagusura se uvuga ngo uzansure mbugutekere ariko ushobora gusanga budahari nzaza bafite batarajya ku ishuri tubusangire mfite n'abahungu rero nabonye bakunda abashyitsi aho nahasimbutse uze kunsubiza mushiti wanjye nugera mu rugo bariya bubahwe umuntu abantu bajya bambaza ngo abana babyaye ryari buriya rero nicyo njya nkunda kubabwira ngo sindya icyaba yari ikindi bana banjye nababyaye wowe utarabyara wari uri kwiga cyangwa uri guhiga amafaranga ubu hari abantu bibitseho za diplome hari n'abandi bibitseho ikofi njye nibitseho urubyaro oya wibitseho umugisha nibitseho urubyaro nyabwira ahantu handi
nibitseho urubyaro urumva agiye kuvuga ngo bibitseho umugisha wa murezi nibitseho umugisha w'abana ya urumva ko rero buri wese hari icyo Imana yamuteguriye nubwo hari icyo udafite ariko hari icyo yabanje kuguha bariya rero iyo mbareba nyine mbona ari zahabu yigendera mfite umuhungu njya nkunda kumwita miliyoni mfite umuhungu nita miliyoni yego ubwo hari impamvu ni ibironda byigendera abana ni umugisha bro nonge nguhamagara musuze mu gitondo nshobora kugenda gutya nkumva ndayoye mfite umuhungu nita miliyoni bundi se nimba Imana yabagwa ukabutabaturaho imigisha ngo umve ko ari umugisha ninde uzaza kukubwira ko ari umugisha we banzu bahimba amazina bahimba utuzino bahindurira amazina bakure muri karande ziwabo aho batatunze amafaranga bo babwire ati wowe uri miliyoni yigendera wowe uri beka uri beneri mbese ubareme ubatureho ibintu byiza nawe rero yagenda ariyumva abayumva nyine ari miliyoni mubwiye ngo we miliyoni abyumva vuba cyane ariko icyo nshatse kukubwira ahangaha nuko imigisha Imana yaguteguriye iri ahantu hatandukanye kandi ugomba kuyigeraho kandi ikigeragezo gituranye n'igisubizo yego hanyuma Sando reka wenda nivira aho ngaho twari tubanje kwiterera agastori nge na Sandrine ubwo abantu barabyumva ikiganiro ntago mbane nakagitangira muri make simbane nakakijyamo nta nubwo ikiganiro cyo cyakagera aho gitangiye ariko ntaratangira ikiganiro neza nikiri ubwira mu bagenzi bawe bafite abana bagiye kujya ku mashuri nabo bakomerewe kubwibazo by'amakaye y'abana kubwibazo by'amabage y'abana kubw'ikibazo gikomeye cyane cya Minerval muri ibi noneho turimo urabizi ko hariho ubukene ya ikintu cya mbere nababwira nuko ibibonetse byose nta mururumba abana barabisaranganya yego ibibonetse byose nta mururumba abana barabisaranganya kwiga ko ni nk'itegeko ko abana bacu bagomba kwiga Bibiliya iravuga ngo urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka ntago Imana imanuka ngo isha ahubwo igucira inzira bakajya mu mashuri ya rero ikindi kintu nabwira abamama bibana ni ukutarya amafaranga babonye nk'abarya avoka zahiriye rimwe hari ikintu utarondereza avoka nyine iyo zahiye usanga baziteza noneho hari nk'umuntu uba ubonye nk'ibihumbi 100 wenda abikozeho rimwe mu mezi 3 yego ese waguha ibihumbi 100 rimwe mu mezi 3 ngo bijere wabishobora nta mumama wibana rero biterwa n'ikiciro urimo ntago urugo rwawe ruzaba nk'urwanjye uba ugomba kurya gake nucyo bita ekonomi ya danje uba ugomba kugira mate ikindi ugomba guhaha ibintu bitabora bikaba biraho mu nzu ku buryo umwana atazabirengaho ngapfe hari ikintu kitagomba kubura mu rugo rw'umumama ufite abana batoya ifu y'igikoma none nje kubigisha imirire oya ariko hari uwabyumva je mfite abamama benshi bangiriyeho umugisha kandi nanjye mfite abona agiriyeho umugisha mbigiraho nigira ku birenge byabo mu byukuri ntureba ko umuntu afata ibihumbi 2 akajya kugura ikiro cy'ifu y'imvange biriya bihumbi 2 umanutse ukagenda ukajya mu isoko tubwira bari muri Kigali ukajya Nyabugogo ukagura ibigori wenda inusu amasaka inusu soya inusu ugakoraho ku mafu yose ugakoraho haravamo ifirenze ku binyampeke ugakoraho ukagenda ukava we ntago wabimenya uri umwana kora abantu badukurikiye harano badukurikiye biri buze kugira umumaro reka nkubwire nk'umuntu wabyaye uwe warabyaye uri mu nzu ufite uruhinja mu byukuri ifu nago ndi kubuza isoko abacuruza muri boutique ifu kuko iri afari n'igihe bimazemo iminsi ariko noneho nago ndi kubabuza isoko nk'umuntu wabyaye keneye igikoma buri munsi nicyo kintu cya mbere gikureho umubyeyi cyangwa se kirera abana buri mwana ibyo yarya byose yanyweye igikoma mu byukuri wa mubyeyi we uzagwiza amafaranga yo kugura ifu kuri detaye biragoye kandi nukuri ari ni noti ya 5 wagenda ukavangisha bikavamo warangiza ukabironga neza ukabikuramo umwanda wose ukabitwara mu mashini bakabiguherera neza bakabisya ukabizana birashobora kugufasha abana bawe barashobora kunywa igikoma mu gitondo bagiye ku ishuri ntabwo bisaba ubukire hari ibintu bidasaba ubukire n'ibisaba ubwenge bw'Imana ntabwo rero abamama bibana ngiye ntabwo nzaza kubahugura mbabwira uburyo muri bubona amafaranga gusa ahubwo n'ayandi mwabonye nzaza kubabwira uko muri buyakoreshe ibintu byose uhaha nta gikoma kiri mu rugo zero niho usanga abana bagize imirire mibi dodo ntizihenda
izi ni imboga zigomba kuboneka mu rugo rurimo abana urajya kugura ibishyimbo kuri mitiyu abadiaspora bo ntibabizi reka hano birahaba barabure ntabyo baza abadiaspora ariko hari n'abandi mu bihugu by'abaturanyi babizi urumva ugasanga urimo uragura bya bishyimbo bitetse urabizi ko ibishyimbo bitetse bitubuka uyu munsi uguza ibishyimbo bitetse n'ejo uguza ibishyimbo bitetse wakwihanganye washaka ugacana inkwi cyangwa ugacana incenga ugateka ibishyimbo mu rugo rwawe umwana nava ku ishuri ashonje araza guteramo ikirushe utwo dushyimbo tumuramire mu gihe ibiryo bitarashya ibishyimbo ni ibiryo bigomba kuboneka mu rugo rurimo abana uko byagenda kose wa mubyeyi we umva uko mama Rafiki akugiriye inama cyangwa Sandrine akugiriye inama ndi kurera abana benshi barinze wenda bo ufite sinza bufite ariko mu kintu cya mbere gishobora gutuma utunga umuryango nimba Imana iguhaye manu ushobora no kugenda ugapimisha ku biro bitewe n'amafaranga ufite uwaguze umuceri n'uwaguze ku kiro bose bariye iki waguze umufuka n'uwaguze ikiro bariye iki umuceri ariko Imana nikugirira ubuntu bwo kubasha kuwuterura wose uzawuterure kuko amafaranga ntabikika amafaranga ni intore yishakira inzira kabyimbe ugashiraho ngaho gatira ugashiraho abana nibakareba baraza kurya badacuranwa bituma umwana najya mu baturanyi atari kurwanira ibiryo ikintu kimara umwana umururumbo nuko nibiryo biri mu rugo nubwo bya bidahiye ariko akabona biteretse hariya kuko genda bizi azi kureba n'umufuka w'ubugari buno busanzwe bw'imyumbati mu rugo uziko niba wagiye gukina umupira ukina wishimye uba wumva hari ikintu kiri hari umuntu wagutsindana igitego reka uziko abantu batazi gukora stock kandi bafite amafaranga ngiyewe rero ngira ubuntu nkabona manu sinayipfusha ubusa kagwa kubicera ibiki ako kanya regite ni muri boutique guhaha ibiryo biza mbere burya niyo nakwambara umwenda umwe cyabona abantu batera komenti ngo Sandrine ntatwe ndagira ibyo nakwambara byose mfite beneri y'abana hariya nibike bazanyambika bamara gukura ufite aho bika amafaranga yawe kera najyaga nakiraga ifite akushaka n'isengero zifunguye byari sawa nyiyobora amateraniro umuntu yarazaga akavuga ati mushumba ati rwose Imana ikuntumyeho cyampo yambaye yangurira cyambere nukwama umutima watekereje kuguha niwe ushimira nta gushima ibyo baguhaye burya ushima uguhaye umuntu ajya guterura ikintu burya nkunda impano nanjye kandi nanjye hari abantu njya nkorera surprise ushaka kugutungura rwose muri duke cyane buryo uzasirimuke nta mpamvu utaranungura oya nese kutarantumira nimba ugira utungura umuntu wagutumiye nimba ugira anniversaire ukakata keke wenyine urumva nakumara anniversaire yanjye bamukwake ndurumva uragiragera uzanungura hageze nubwo azaba ari mwihinga ako ntago wambura nk'ikiro cy'ibishyimbo cyo gutera hari ahantu nibere najya mpinga ibishyimbo abantu nkajya mbaha imitonore hari ahantu nyamara ni sawa hari ahantu ni sawa buriya ngo ugira ngo ukayata mu nzu ariko hari ahantu ni sawa hari ahantu babisobanukirwe uriya muntu urazi ko yambabaje ariko nta birenze hari ahantu Imana ihampaye nka gakondo nayibwira ati ndakubohoye wa mujyi wa Kigali nzajya nkujyamo ndi umushyitsi hariya ni Kigali hariya ahubwo niba batarahashyira mu misoro bari guhomba harani mu ngagari nyuma yuko basoresheje ubukwe harani mu ngagari reka ntabwo wabona n'ubusaba umunyu uretse ko umuco wacu twemerera gusaba umunyu amafaranga agomba kukuvamo niyo gukora ubukwe agomba kukuvamo ubukwe se nibwo bujya mbere bwo kuvuga ati nugura pariseri ugomba kuyisorera hashyizwe mu mujyi wa Kigali ahita nishima cyane hano urebe kuri mwe werekwa ko ngomba kugira gakondo hari ahantu ako nundi ari ahantu ugomba hari agomba kuba iwawe aho tuzakandagira hose hazahinduka hacu yewe reka nkubwire ubundi ibintu by'amagambo gusa ibintu bitaba bifite ibikorwa n'iki gihe burya sinjya mbyemera no mvuga nta kenshi burya Imana yigize gutya ikaguturikiriza iki kakubagira ikibyibushye ibitanze tezevu egara umudayimoni utirukanwa n'amagambo ibitanze mwami Yesu uyu muntu arashonje gatika dayimoni inzara irukanwa n'ibiryo mwami Yesu uyu muntu yambaye ubusa gatika ikoze muri shike umuzanire utwenda tubiri hari amasengesho ntasenga sengesho rya mbere utasenga gusengana n'umuntu umwe ufite iyerekwa twari turi ahantu twezimo dusengera twari twegerewe n'umuntu uri gusakuza cyane ngo Mana urabibona ngiyi inzara yanyishe ngo bagiye kuzohora mu nzu umumama umwe arahaguruka aravuga ngo wishyura ngahe
ngera yamubwiye gusa byabaye ibanga ryabo icyo nabonye cyo nuko yakoze mu isakoshi ntiyiriwe abara yarahuye n'umusamariya w'imbabazi utajya muri detail aramuremera aratera amuga ati sinongere kumva usakuza ngo ino mfashe dusengera ibyanjye nibyo biremereye ati ibyawe aramubaza gutereta Imana shuti ayiwe tuyitaramira igubwe neza yazanye ikibazo cy'inzu undi we yarafite ikibazo cy'ubukode wenda we yifitiye ikibazo ibintu byo biri kuva Dubai bitarashika inaha bitaragera amajerwa neza yego wenda afite ikibazo ariko cyane n'abantu Imana igirira neza nyine bakibagirwa gushima hari umuntu wambwiye ngo ariko Sandrine ngo uravuga ngo ntidushima ngo kugira ngo dushime tukubwire none se ko mu bikiri ibibazo ko mwa reka nifira ngo ninjire mu kiganiro muri ubu buryo ubu ikiganiro kiratangiye so reka twiganirire aho wari kuburi mu kwabuki n'umugabo agiye kubona mbona mushiti wawe niwe wahigiriye aragenda atembera mu gihugu cy'abantu hakurya iyi ngiyi ubwo sicatse ko bavuga ntabwo ndi kwamamariza ntibampembye urumva no kuri Dinduke ntabwo baratangira kubahemba ku buryo tubamamariza bazatwishyire tubamamariza ariko abantu Sandrine uzanye itiku rero ubu ngubu iyo winjiye aho ngaho uhita utuma umugisha wanjye usa nk'usubiye inyuma aho gato hari umudayimoni bita subiza inyuma mba mbona iyo winjiye aho hantu baye nkawe neza umusubije inyuma ubaye nk'usa agahondesha uyu mudayimoni yitwa Muhereza subiza inyuma okay nta cyakariho karavugwa ariko icyo nzi cyo ishya nihirwe n'ukuri none reka nkubwire niyo mpamvu baguye 1000 bagutera uretse gatoya amafaranga naragusobanuriye impamvu y'amafaranga atabaye umugisha icyo nayaherewe si cyo nakoze icyo yagombaga gukora uvuze nk'icyo Mutesi yagwereye amafaranga 10,000 ngo yakoreshe wese cyo yakoresheje ahubwo ntago ukiruna narindwaye uburwayi barabuteguza barabutegeka ngaho rwaro ryame tukubwire ngo byuka tureko hari n'abantu barwara nabi by the way tubonereho kubwira abantu barwaye ujye wiyumva makabaraga ndabizi ko uburwayi nyine barigiye bukugagaza ariko wumva makabaraga kandi buryo urwaye ukagerageza kurya tukira aho none ngiye nararwaye njya mu bitaro mbura nongeraho urumva ariko nawe musobanura ndamubwira ati mama Mary jewe wabwiye Mutesi ngo ni Mary wawe Mary se uriya mama rega uriya mama yubahwe ariko ari umubyeyi nese wayize ngo abaye ari ingumba twamwita Mary nese Mutesi arakuruta ni umubyeyi Mutesi arakuruta ni umubyeyi iby'imyaka ntabyo nzi wabona nanjye muruta ese wagize ngo imyaka ni iki nuko wagaranga ukayibona umuntu ufite amatama ntabwo bize reka nkubwire buryo umuntu wahuye na makeup zo mu biryo hano ugapfa kumenya imyaka umugabo nimba ufite amafaranga y'ibiteretero umugore mwiza abantu babuze uko babigenza birirwa bashaka amavuta ahenze shaka makeup zo mu biryo uzatitoto ubundi unasenge mwakanido none buryo uri kubwiriza icyuya kikazagiye uri muri hanagura ari amavuta nibwo itoto riba ririmo riragwa abantu batazi ibyo ari byo uri uratogo tuvuga ati yes agera neza nimwumva ukuntu Imana ivuze nta muntu ushobora gusa nkawe byamugora nta nubwo wakenera pudiri iminota 2 yabikuvuyeho amavuta wisize ntago twe twisiga amavuta ya botike zo mwisi hari amavuta ya botike yo mwijuru Imana zikagusiga ikakunogereza nawe rero wivunika giye ubutuvugana misi iri imbere nzabatungura n'umukunzi mushya kandi ngiye noneho kwabukishobora kutazakurira hafa ntago nawe uzakurira Dubai nawe nka Mutesi hariya harasanzwe ndumva hasanzwe ndumva haciriritse shingiye ukuntu nakoreye Imana hariya sinahemera oya oya harana nakwijyana Mutesi Fredere ko bagiye Dubai haraciriritse oya hari n'umuntu yanjyana nkajya kumusengera atari n'umugabo wanjye ngaho mbwira umugabo wanjye bayita we umugabo Dubai haraciriritse ariko umva icyo kintu ne Dubai haraciriritse shano kuri hariya ni hafi pe barereye kwa buki hafi hano nge simashaka ushaka ye mabuje ewe gatata we nshaka ku nyanja hamuri mu micanga ahantu heza Zanzibar ushaka Zanzibar kandi nigererayo bazatangira ati ko se Sando ko warengereye hari ibintu bugomba hari ibintu biba bidutegereje urumva akosha na makuru bufite rega Imana bitubiki ibyishimo nasubira ibyo nakwiye ngafite byishimo kiganza cyarimo ibyiza gusa usakaba n'umwanditsi wavuze ngo nimwemera mukumvira Uwiteka muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota Uwiteka nayizabarya niyo mpamvu reba ibintu bisaba guharanirwa no kugenda gake kuko yihuse yabyaye igihumye ntago nshaka kugonga ipoto rero twaharenze tutararengaho gato abantu benshi bari kwibaza bati kuba
Feredina na Mutesi bari mu kwabuki Dubai. Ese Sandrine yabonye nk'izi video za mushute kuri status ye abyakira ate, dore ko ari umugore ubu ngubu aba uri Dubai nawe ari gutembera arara muri ziriya hoteli zirenze zinakaze, ubu yabibonye aryamye mu gitandi we aho Justin yavuze ngo agira mu nzu abyumva ati oya biriya se kireka uzi se kireka aho wajya kubikomeza. Sandrine nizere ko ntacyo arujya ugira ntaririmo pe. Umugore mwiza nkanjye yagira isharati azubwo wagira ishyari ukabyibuha. Ntekereza ko abantu bagira ishyari batabyibushye. Ntago wabyibuha kuko ishyari ni nk'ikintu kikubangamira warya ntibigere ku mutima. None se kankubwira none hari ikiro nataye tujye ku munzani ndabyibuka ko muri biriya bihe nivurije hano kuri Sirowamu cyanze bikunze muri cyagiye mu Feredina gute warabyinanutse ibiro nari mfite barabyanditse tugende nsubire ku munzani meze neza rati si wumva umukozi w'Imana wese ushima Imana. Umukozi w'Imana ubundi umukozi w'Imana yava akagira ikintu cyose kimubayeho ahita avuga ati byari mu mugambi w'Imana ugahita utesha agaciro ugakomeza. Kandi ndagira ngo nkubwire nta utifurije abantu ikiza nawe ntacyo wabona. Ibyo unyifuriza Imana bikure karindwi. Ngagira icyo wifuriza Mutesi na Feredina bari mu kwabuki muri Dubai, ndetse n'abantu barimo baragutera amabavu bavuga ati wasandire ni ubuhari, dore ko ari umugabo umwe twakoranye ikiganiro ku munsi w'ejo arambwira ati shaho ati byore tusandire ni uzagahinda afite ati ni uburi Dubai atariko nta kundi. Ariko se Dubai ko bahari ku nkunga ya Mutesi bakaba bahari ku nkunga y'ibintu yubatse neza bibyibushye nkanjye najya Dubai nte nona ku nkunga ya Feredina. Oya hari inkunga y'ijuru, hari inkunga y'unkunda ezerano ibintu bizagenda neza. Uwiteka avuga ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Numva birenze umufuka w'umuceri, birenze kurira indege, birenze kujya Dubai. Shaka no kwihumuriza ngo umutima utoze tuza. Oya hari n'ibintu twiga kubana nabyo. No guhumuriza umutima kugira ngo udakomeza kubabara. Reka nkubwire hori ntabwo uramenya, uzi ko mbonye uko utaramenya. Ndakuzi. Ikintu nabifuriza ni kimwe. Urabona ko byanze bikunze umuntu agira abakunzi akagira n'abanzi. Akoreka mbanze mucange makavideo ni mazina kwereke ubanze ukarebe byibuza unavuge kano kantu umaje ukabona uvuga ati mama wange. Icyo nabifuriza nuko igihe bari mu gihe cyabo bagikoreshe neza. Naganirije utarirwa unyereka ku kavideo naganirije umumama ndadufite twose kuko jewe amakuru yose ari kungeraho mu kugihe. Ariko sugurumva ari je wagendera ku bandi ahubwo mfite n'utundi utazi kandi kubwo umutekano wabo sinemere kutwamamaza nkuko nabo bafite. Ariko ku video Mutesi na Feredina bari Dubai batende nanjye hari utwo bafite nanjye mfite ahondi, ariko ntago ari ngombwa kwamamaza umuntu atabigutumye nkuko watangiye ubivuga. Ahubwo dore nigeze nganira n'umumama ukuze ndamubaza ntese umuntu ugeze mu myaka 80 ni igiki yicuza mu buzima bwe. Arambwira ngo ikintu cya mbere kugeza ubu mwana wanjye umbona mfite nyogokuru uri mu myaka myinshi igiye kugera mu 100. Rero hari ibintu mbaganiriza bakambwira ngo umuntu ukuze ikintu cya mbere yicuza igihe kiwe, aho yari gukora neza ntakore neza, aho yari kusevinga nta sevinge. Rero icyo nagusubiza ni iki, wowe iyo uri murambaza utyo cyangwa nabandi bagambire kumbaza baryo, mwebwe muba muri abanzi banjye, muba mushaka kunsubiza inyuma kandi sinshaka kuzicuza mu buzima bwanjye. Nicujije rimwe kandi umudebone yitwa mudegeza ntago zongera kwicuza, ahubwo ndashaka ubushake bw'Imana buganze kuri njyewe. Urumva rero cyo nta birenze abantu babagwa. Reka nkubaza ikibazo kimwe, ndabiza amavideo yahabwa na mama nta mugabo wagwereza izo video. Kaba mama nk'iyo bafashe amavideo ya Pastor Mutesi ari Dubai n'umugabo cyari kiba kinege bagiye kugenda bakayagwa tuganira umbwiza ukuri, babagamije iki muri bo cyangwa babagamije iki, baba kuganiriza ibiki ku buryo bafata video y'umuntu abarabizi neza ko umugabo wawe umugabo mutabana mutigeze urukundo rwanyu rushoboka mutakibanye, bagafata ibikorwa arimo arakora mu kwabuki bakaba babikoherereza bisa nko bigushengura umutwe. Kuki babikoherereza ibyo bikorwa? Nuko bazi ko nkomeye. Abashaka gusanya Sandrine nuko bazi ko nkomeye baba bagomba kubinyoherereza kubera ko buryo uzi ko umuntu uri bumwohereza ikintu kikamugiraho ingaruka wakirinda. Ariko batanabinyoherereje nago nazamenya nanjye uko ntegura ibyanjye. Tuba tugomba kumenya, niyo mpamvu nahise nkubwira ngo Dubai simashaka ndashaka kuharenga
wabonye atari heza intego ni nziza cyane heza ntago twatesha agaciro abajyayo ahubwo buri muntu n'urwego rwe ngagira ikintu ubwira egisi wawe Feredina ndetse na Pastor Mutesi Dubai aho bari ubu ngubu amakuru mfite nuko ngo bicana ku gacanga ngo bari kurya gafi rwose batwike nicyo gihe kuko n'ubundi tuzapfa oya nicyo gihe ko n'ubundi buri muntu agira igihe akagira amandi karangiye oya nibatwike nicyo gihe ariko uzi kugira ngo uzarware cyangwa se rugutungure rukujyane nta kintu kiza wibuka cyakubayeho icyambere uriya mugabo afite ibikomere by'urugo yavuyemo Mutesi afite ibikomere by'ingo yavuyemo kubera icyo abantu bishima mukababara mwaretse bakishima ko wenda utazi igihe cyabo kutazi igihe bazamara ku isi kandi niyo mpamvu nanjye ngerageza kwihigamo ibyishimo ibaze ariko ntabyo ufite ndabifite kandi uyu munsi wa none ndabifite nababara umwana wanjye yaburaye nababara umwana wanjye yicaye mu rugo abandi bari kwiga niyo mpamvu nagiye ngaragara mvuga ngo mana nyubaka n'abankunda bamfashe gusenga hari ibintu bidakwiye kumbabaza kuko uyu munsi wa none ndi umubyeyi ndi mama w'abantu ndi mama w'abantu hari ibyo gusengera hari ibyo kurangarira cyane ibyo kwitaho wari wabona umubyeyi wabyaye abana bakamunanira none se aho kugira ngo abana bakunanire no kugira ngo umugabo akunanire wahitamo iki ubwo baratubwira muri comment ko we ntiwanabishobora uyu mugabo yakunanira none se ubwo uri mu biki aho ngaho rero uri kwikina uri kwikira igiti ugaseka icyo bita umwana wavuye mu nda yawe ukamutwita amezi 9 igise kikakurya cyangwa se na muganga akagusatura kuko ababagwa n'ababyara neza bose barabyara umwana ukuze se wagize ngo hari ikibazo umwana ukuze wagize ngo ni nk'uruhinja uri kuvuga ngo ruragera hariya rutembagare hari umuntu wahindura hari n'utahindura ukamuharira Imana ukamusengera rero tumenye ko hari ibyiciro bitatu bigera muri bitatu ku buzima bw'umuntu biranga ubuhamya hari icyiciro cy'umubabaro hari icy'umunezero hari n'icyo kuba warangiza urugendo rwawe uzaharanire rero kutazarangiza urugendo rwawe ubabaye buriya twakabaye twishima tuvuga ati disi runaka ejo bundi yari ari kurira none bari guseka twishimire ko Pastor Mutesi na Feredina ejo bundi bari barimo bararira bavugwa ariko umunsi akabibereye Dubai bari kunezerwa tubyishimire kuko nawe bashobora kuvayo ujyayo none se ko ibya Yesu ari ku murongo mabuja inde bashaka kuvayo ujyayo yareka babwira abantu basege banakunze ubusiribateri kandi ubusiribateri si bwiza ntago ari bwiza rwose mureka kubukunda nubwo nta muganga wabandikiye mariage mabuja kari bwurimo oya ureka nkubwire buriya hari ukuba mu busiribateri ufite ibyo uri kubaka ariko nimba uzi ko ntabyo uri kubaka nta mashuri uriho uriga uva mu busiribateri umuntu umwe baramumaje ariko kuki watinze gushaka we wari uri gukora iki harabwira ati natinze ndi kwiga dore ndyamanye diplome mu nzu buryo umuntu wize ujye umwubaha saha n'isaha yagutungura umuntu wize umuntu wasenze ujye ubatinya ashabona ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho naryo kubera yuko kandi uko usenga niko Imana ikumva uko utandukanya gusenga kwawe bigira agaciro rero ndumva hari igihe usenga ukajya Imana ntiri kukumva ariko irakubikira ibisubizo cyajya kuza rero bikazira rimwe twabonye abantu batubanjirije baca mu ntambara igihe kiragera Imana ibagirira neza utazagira ngo rero nawe ntago wabaho utageragezwa nta nubwo wabaho ugeragezwa gusa ibihe biha ibindi kandi umuntu ni nkundi warabibonye wowe hari n'igihe wivuga ngo umuntu ni nkundi nese uzicara abantu bahige wicaye urumva nk'ubu ngubu ndi hano ndimo ndatogota ndimo ndavuga urimo uragira ute ndimo ndatogota natogose abantu bajya bambwira ngo ari kuravuga wa mugore ngo uzi ko ngivata barikuye mu kanwa hari n'abo barikuye mu kanwa wanyura ukamusuza akakwihorera kandi bararikuyemo atari n'ikiragi Tubabwira abanyandikire bandike muri comment tuba amazina y'abantu nako bajye batwandikira inbox tuba amazina y'abo bantu nabajya mwandikira rero ko bamusubiza no kuvuga ni impano navuga bamuboroke no kuvuga bakakubaza ugasubiza ni impano kandi ikomeye
yitisha nyina iramukiza ibintu ni bibiri. Reka nikomereze ikiganiro mpere ku kiganiro cyakozwe na Pastor Mutesi umunsi ajya kujya mu gihugu cyangwa se ajya mu kwabuki muri Dubai, ubwo ni hafi ya za Saudi Arabia na za Qatar ku bantu bahazi. Ikiganiro cyakoze abantu benshi ku mutima nibaze. Sando we ku bwawe umuntu aramutse agusabye imbabazi ari mugenzi wawe nawe yaba aragukoshereje wamubabarira cyane wamubabarira? Ahubwo njye mubabarira atarazinsaba, mubabarira mbere. Si ibintu twababariwe, ibintu Imana yatubabariye. No kureba mugenzi wawe nabi ni icyaha. Nigeze nsoma ijambo rivuga ngo ntuzarye ibyo kurya by'ijisho rikureba nabi. Nabyo ni icyaha. Ushobora kugera ahantu bakabigubiza neza ko batagukunda ukavuga ati reka mbirye. Umwe mu bacu nigeze kuvuga ati jewe mama yarambwiye ngo ninjya ngera ahantu bakampa ibyo kurya inge mbanza ndye mpave bingeze mu nda. Kuko ushobora kuba uri kunyirukansa aho unjyanye nabi hari cyangwa se bagiye no kumbwira nabi. Rero buri muntu nyine agira utuntu twe. Jewe nakubabarira mbere. Ubuse abantu nababariye nk'abandi uza bambabariye se ngewe nk'abandi shari ibintu biraho mu rugendo ntago warinda ungana gutyo utarakosa ntabwo warinda ungana gutyo utarasaba imbabazi. Yego rero nimba rwose ibyo bintu uri kumbwira ari ukuretse ko ibintu byinshi simba nabikurikiye. Ndabihuza n'ikiganiro cy'umuvandimwe kazi yakoze mbere yuko ajya mu kwabuki kavuga ati nasabye imbabazi Asiya ambwira ijambo rigenda kunturitsa umutima. Twibaza impamvu Sando niyo mpamvu yabaratumye Asiya yanga gubabarira Pastor Mutesi kandi bari inshuti ahashize baragiye bicarana mu biganiro baragiye babavandimwe ndetse bakunga n'ubumwe. Ntabwo ndi mu mutima we, nge ntabwo ndi mu mutima wa Asiya. Byiza nuko watera intambwe ukagerayo nkuko nabonye ba Claude bagiye buri bakoze ikintu cy'imbaraga. Nibaramuka banamwubatse bazaba bafite rezo, niba namusenye bazaba bafite rezo kuko bageze kuri teri. Rero kujya kwivanga mu marembo abantu bageze kuri teri burya baba bafite ibintu bifite ibihamye. Nese kubibona Asiya azababarire Mutesi yamubwiye ati iyo umwana uri mama we ntahera guhana, ariko iyo nza kuba mama wawe nari gwera ngezaho nguhana, ariko ntaho nagwana kuri mama wanjye. We yumvaga yamuhana yaza kuba mama we yari kumuhana, ariko ko ari umwana kuri we ntaho yahera muhana. Ntago bira bintu rero kereka ba nyirubwite bombi babisobanuye. Urumva nta cyatuma muhana kuko ntago yamuhaye umugabo kuko amwanze. Urumva icyo ni icyambere pase zahoze kuva kera. Buryo umuntu aguhuje nundi ntago bakubwiye ngo ni marayika nguhaye. Buriya Mutesi ntago yahaye pase Asiya ko yakamwanze. Ntago yaramwanze. Nese uzi ngo zubakitse hano hanze kubera abantu babahuje. Nese wagize ngo uzabona umugore nibatakurangira. Vuga cyane ndi kumva uravugira inyuma ya kamera. Pastor Mutesi aguhaye pase wayemera? Ntayemera. None se ubwo urabona nzaguma. Oya witangara. Sando utangajwe n'iki? Mutesi aguhaye pase wayemera? None se urumva atabagize neza? Oya wa mwuka turawuhumye ku buzima bwawe. Oya reka nkubwire. Uguhabwa pase wapi? Jewe ntago yayima kubera yuko bisaba ko reka nawe ntago yapfa guterura gutya ngo ayiguhereze. Urabe hari aho babyatangiriye mwaganiriye ukanamubwira ati nkeneye umuntu. Urumva cyase mukagira n'ubushuti burebure. Je rero n'urwego ariho no kwicarana nawe byangura. Kubera iki? Nta mubyeyi afite intera ndende. Arakuruta. Nta mubyeyi uretse no kunduta no mu myaka cyane no mu bikorwa. Shaka watuje. Kwa byaye abahungu akabyara abakobwa. Kurango rusumbi zose. Kwa byaye abahungu akabyara abakobwa watuje kejo neje bundi wajya kumva byabaye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo kereka ari Imana ibikoze kugira ngo nicarane nawe. Ubundi atari Imana ntago mwakicarana. Byakunda bitese ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo katareshya ntaramukanya ko hari n'abantu babigize urwiru bakaba babigenderaho. Amaboko yawe na Pastor Mutesi ntago yaramukanya biragoye. Reka nkubwize ukuri. Ntumbeshye uko mwijijisha. Umuntu yakurusha cyangwa yakuruta abakuruta. Uriya mubyeyi sha mumureke namwe impamvu muba mumugarukaho hari ibyo muba mukeneye kumukereyaho pe. Aragabura. Urumva ha mubyeyi yarenze urwego rwo kwigaburira agera ku rwego rwo kugaburira abantu. Ubwo rero kumbwira ngo ngewe ngo nje kuvuga ngo se nakwicarana nawe
ayo mahirwe nayahawe rimwe mpita ndwara narayahawe igihe yarambwiye ati wiyizire duhurira aha n'aha biranga rero kirya gihe urumva ariko kubera yuko twese uretse ko bashobora no kuba bagiye nko kwigira kwibera nko mu Burayi kereka nimba ageraho wenda agiye nko kuvuga ubutumwa ariko wenda birashoboka ko tukiri mu gihugu twese dushobora guhura ariko nta nzika zihari nta matika hari ibintu bimeze neza ni wanene mwagiye mubana n'abantu bose amahoro mwagiye mubana n'abantu bose amahoro asara abantu tubanye nabi wowe none se ubwo ngo kandi dore ibintu ngewe ujye umbwira buri gihe nkabyumva no kubana n'abantu neza amahoro warabyumvise hari umuntu ujye unambara nawe nabi jya wigira ku birenge byanjye wa mwana we dore umutima mfite yego mama urabise kurabivuga useka kandi ni ukuri oya no yose ari kuranduta umubyeyi abagomba kubahwa umubyeyi agomba kubahwa reka nifira ngaho ndimo ndagenda turanasoza agiye mukangiye guhaguruka mu kiganiro cyanyu ndimo nakubwira ati imana yangana ku musore ko ngiye kuvuga nkibayize wakiriye gute no kubona uyu munsi nyuma y'ibyagiye bivuga byose kuri Asiya ntiyajya kwicarana n'abandi bantu ntiyajya kwicara kwa Sabine yicara kwa Chita tubona uyu munsi yicaranye na Pastor Claude kiganiro abantu benshi babiteye amabuye abandi barabinenga ubu nawe nyinifirisiyo yawe basi wenda ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo gikunda bene so ko wikunda uze wakwanga abashyitsi barabara abashyitsi bamusuye Sando wakiriye gute kubona Asiya yakira Pastor Claude mu rugo rwe ahubwo nawe uzaze tugeyo so izo twebwe azadusubiza inyuma kuri kw'Imana nta muntu wanga abashyitsi nanjye ndashaka kujyayo kuri mubyeyi sindahura nawe vizavi ndamukunda tuvugana kuri telefone kuko nango turaganira gishobora kuba ntafite umuciro kumushyira ariko nkagenda nkamusengera tugasengerana tugahamagara Imana ibintu bikagenda neza nta muntu wanga abashyitsi wikundira Asiya ndamukunda pe ntaho muzi bituma mukunda namukunze kubera umugabo we mbona akora ibikorwa byiza nawe rero nyuma akomeje kugenda yitwara neza bituma mukunda simuzi sindamubona gutya ubwo rero urumva nanjye guhura nawe byaba ari amahirwe akomeye hakuzi kuba uri mu kibazo ukabona abantu bagusura ntako bisa buriya nubwo wenda mwumva ko haciyeho igihe umutware watabarutse ariko buriya iyo hari abantu bamusuye hongera urugo rwongera gususuruka akumva ko rano bamutekereza rero bira Claude yakoze na Empire na Baraka nabonye icyo bashatse gushyira imbere nande na Baraka icyo bashatse gushyira imbere nabonye bashatse gushyira imbere abana b'inzahuke nibashyira imbere abana ba Theogene abo yibyariye bariya yibyariye no bakeneye kumenyekana neza bakamenya uko bameze naho uwo numvise ambwira ngo Asiya yasezereye abana b'inzahuke cyangwa se bakuwe mu muhanda arabyemerewe isaha n'isaha yabasezera kubera yuko adafite amaboko amufata bishobora kwanga umuntu agira neza ariko ejo akananirwa ariko Imana ishimwe ko agikomeje umurimo we n'abamusuye Imana ibaha umugisha gusa ejo ntituzabone bavuga ibyo babonye yo nk'uwaje wanjye ngo burya yasanze ngo unyamundusha abashyitsi rero bakuzanira umugisha hakaba n'abakuzanira umuvumo muramenye murabe mwajyanye umugisha ubwo baramenye Claude Bosco Empire Baraka dore niwe bajyanye biraba ibyuye nibyo nivugiye neze Sando ko abantu benshi bavuze bati ati mama damu Asiya witondera abagabo wakiri iwawe ntago ashaka kuza kugwa amahoro ushobora kuza kugira gutya rimwe gato kidogo ngo buriya ngo inkende yuri igiti ubwo umuntu abona ubwambure bwayo ariko yanyagiriwe munsi y'igiti kandi zikurira n'uwo mugani ndawuzi inyagirira urashaje Sandiri yacyo wagiye ahubwo abantu bagukorereye yubire y'imyaka 100 oya reka kubwira wagiye mugani so tuciye ku manywa tuciye umugani ku manywa uri kwira kije dore rirarenze rirengane n'ibyari bigoye abantu badukurikiye ahubwo binjire mu migisha hanyuma abantu ari kuva ko Asiya ashobora kuzagura n'ibibazo hanyuma y'ikiganiro kwanye na Pastor Claude bari kumwe mu kiganiro ndetse na Bosco Empire nyuma y'ibyagiye bivugwa Sandora babwira icyo abantu dore ko nawe mu minsi iri imbere urumwe mu bantu dushobora kujya kubona tukabona nawe wicaye kwa Asiya mu nzahuke kuhicara rero nta birenze cyambere ni umutima ukunze n'ubushake nakubwiye ngo nta muntu wanga abashyitsi birashoboka ko nimpicara ntazatera kamera
biranashoboka ko nayitera kubw'impamvu. Abantu benshi banenze n'iki gikorwa cyo kugenda bagiye gufasha abantu bagateraho kamera ngo bagiye kubafasha. Oya niko bayobowe. Umuntu wese rega aterekera uko yaraguje. Gusa icyo nisabiye nyine Asiya ntazaba akunda kamera ngo ikibaye cyose agishyire hanze, kuko se ninjyaho tugasenga wenda Imana ikamubwira ati nkugiriye neza. Ntabwo se babishyira hanze, hari ibintu bidashyirwa hanze. Imvugo y'Imana niyo mpamvu ubona hano kenshi nirinda guhanura, havuga ngo nimba ushaka ko dusengana by'ukuri ca ku ruhande umpamagare kuri nimero yanjye 0780586044 ukampamagara nkaba nagufasha gusenga. Ariko ahangaha Imana ishobora no kubinyereka kandi ikambwira ati umuntu dukurikiranye imeze gutya na gutya, Imana imugira ibi nibi, kuko impano y'umuntu burya kenshi urimo uravuga egare kwerekwa. Nka n'igihe umuntu akujyana mu kiganiro kiterekeranye n'ibyo gusenga ariko bikarangira ugize icyo ubonye. Hari ikintu bibumbwira mu kiganiro wowe oya se ni ngombwa se ko buri gihe ko n'ubushize wambeshye waje mu rugo ugenda ntagusengeye kandi ufite akanya ushaka gusengerwa. N'ubushize warambeshye nta muntu winjira wanjye ngo agende namusengeye, nta n'umuntu mpamagara kuri telefone ashaka gusengerwa kire kumamagara ndi kuri kamera ariko umamagara ndi mu rugo. Reka tujye twisoreza ikiganiro cyacu. Aho dusoza ikiganiro cyacu reka mbwira abavandimwe bene data badukurikiye bakunda ibiganiro dukunda gukora bya buri munsi, babwire ngo ugira ushaka gukorera umugisha amenye ko abana ba Sandrine bari mu gihe cyo kujya mu mashuri, kandi baba bakeneye minerivare, baba bakeneye amakaye yo kujyana ku ishuri, inkweto, imyenda, ndetse na Sandrine ahaba nkeka nta nzu yubatse naracyakodesha nuko byahoze, nawe akeneye gukomeza gufashwa akabasha kuyishyura inzu ndetse akabasha no kubona ibyo agaburira abana. By'umwihariko n'abantu mukunda Sandrine musharinge channel yitwa Duhinduke TV kugira ngo byibuza ibyo birayi mumuha ejo ni muramuka utagifite imbaraga zo kwimuha nawe azabone aho abikura, akore cyane kugira ngo abashe kubona aho nawe azabikura atunga abana. Iriya channel ku rugero rwiza ubu ngubu ntekereza ko ahubwo abantu bagenda bakande sabone wana Imana idushigikiye dushobora no kugura kamera tuyiguriye ko twasabye inkunga turayibura. Oya abantu batera inkunga Sandrine wana namwe ukajya mu bisambo mwabigabo mwe n'ibigore. Oya ntabwo iyo umuntu asaba inkunga nyine aca bugufi, kandi iyo umuntu akwimye ntabwo umutuka we muzana amafaranga madame avuga ngo Imana imucire inzira. Banyarutse bazana amafaranga, umuntu wari ku kidendeza, ari umuntu yari kwibaraza aho rasaba, ariko umunsi umwe ibyo yiteguye kwakira si byo yakira ibifite igiciro bituma atazongera no gusaba. Birashoboka ko nanjye Imana iri kuntegurira bazana amafaranga, birashoboka ko nabo ntayo bafite, ariko nimba twumva uyafite ushobora gukorwaho ukadushyigikira, kuko cano wasacinga Duhinduke wese akareba abona ko iri ku kigero cyiza, kandi mukore sabone kugira ngo mbaze umuntu ukunda kuvuga iryo jambo kutamumbajije. Iryo jambo rikunda kuvugwa na Bishop Brigitte nivuga ngo bakore sabone, biroroha rega diaspora uriya no mu diaspora yakukumva Bishop Brigitte aravuze ngo mukande sabone. Nanjye niko mvuga nawe bakande sabone. Murakoze rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, witeka abaho umugisha. Amena.